reka twigire ku bandi wowe ndumva umeze nk'iteke ryaketse yewe nutaba mikoro ntago ngusubiza rwose aho ushaka kwigira umunyamakuru utaraba we karega nakubwiye ngo ariko nutaba mikoro njye ntago njyewe yimpa nyifashe kunda gukinana cyane uramwihakanye ko uri kumaza reka twigendere ubundi uratubaza iki bundi oya ko numva ufite umujinya ngira ngo murabibona abasore kabisa tuba turi hano kuri bakinyi ba Magufuli Nyayo Comedy turi kumwe aba bavandimwe ndabona baba bipampye bifunze musore muto wowe witwa nde njye nitwa Jero Jero ubwo bishatse kuvuga iki bisobanuye iki Jero bisobanuye umuntu ukorana bushake cyase umuntu ufite imbaraga nyinshi cyane korana bushake ufite imbaraga nyinshi cyane sha urabeshya ariko urabeshya ngo ufite imbaraga kandi ndebe umeze nk'urudodo sha kuba mfite imeze nk'urudodo nibyo bituma nkora akazi neza reka twigire ku bandi wowe ndumva umeze nk'iteke ryaketse ndabona muri kumwe n'umusista ni umuzungu ni ikimanyi cy'umuzungu ni iki mu by'ukuri musista tubwira amazina yawe ukoresha muri video amazina yanjye nitwa Jackie yes ahubwo ni weho Jackie ntabwo ari Jackie ni ntabwo ni ja banyita Jackie ni Jackie izina ryose Jackie nta kibazo mu by'ukuri nk'intego zawe muri icano se bu nizihe muri Magufuli Nyayo Comedy intego mfite rero niyo gukora cyane nkiteza imbere ariko ujye wongera ijwi kugira ngo n'abafana bawe baba badukurikiranye bumve ijwi ryawe kabisa nizo gukorana imbaraga nkiteza imbere okay turaje tubigaruke ibyo ngibyo reka tujye kuri iki gisore ndeba kimeze gutya musore muto witwa nde wowe ngiye banyita Janvier ko numva ufite izina ry'abakirisitu Janvier bisobanuye iki bagibwo Janvier bisobanura nyine umukoranabushake akorana umurava ngaho da ko numva se ugiye guhuza n'uno mutipe ibyanyu buriya muntu arabisobanura gute hafi ntabwo twahuje bisobanura okay noneho rero sasa ngewe ikibazo noneho cyanzinduye kikankura ingoma kikangeza aha ngaha hari amakuru mperutse gufata ko abakinyi bo muri Magufuli Nyayo Comedy uyu musore bamwita Jero n'uno musista bamwita Jackie ngo mwaba mukundana ibyo bintu nibyo cyangwa barababeshyera mushyira ukuri abafana bamenye ibyanyu kabisa kuri icyo kintu rero nta munyamakuru wakwisuka ntawe kuri icyo kintu njye ntabwo ariko aho kwa rukunsuzugura oya ntabwo ari ukugusuzugura nta kibazo kuri icyo kintu njye ntabwo dukundana urabihakanye ntabwo dukundana habe na gato muko urabivuga nk'iki ko umusore yakwigaritse ku zuba rivara njye ndifashe ibyo bintu byo kwifata se nabyo bizamo oya ndifashe ariko biba binagoranye kubona abakinyi bakira muri ca nimwe bakundanye ubwo ntabwo bizazagira impamvu yo kwica n'akazi wa mugani oya ibyo ngibyo oya biba birenze none ndimo ndumva kikongorera ngo byemere kandi cyabibaka ushaka umutaba mu nama wowe aya ntabwo akaragora bwemera wapi ese mu bundi se mukundanye byaba bitwaye iki reka ngiye ntabwo nakundana n'uyu nguyu wapi ariko yewe noneho ndumva ibyanyu bitoroshye uyu musore se we musore wowe bagutanze umuntu w'umuzungu reba rukara yaramwitwariye uri aho ngaho uraritse inzobe urumva wowe tayari bimeze bitari video ariko merutse kubona ngo gukora ibintu byarakunaniye biriya video buriya nibyo cyangwa cyo abantu bayitege kabisa bayitege niko urabona umwana bapfushije ubusa wasanga ari nayo mpamvu baguteye indobo wapi ntabwo ariyo mpamvu banteye indobo ntabwo ariyo mpamvu ntabwo ariyo mpamvu sha ibyanyu ndaza kubyigaho neza ndebe okay abundi reka mpere kuri Jero muri Magufuli Nyawe mumaze iminsi mutaduha video tutazibona neza ubundi murabura iki kugira ngo mukorane imbaraga nyinshi ni kiye kibazo mwagize muri staff yanyu kugira ngo video zanyu zigende gakeya kuko abafana bamwe na bamwe bagiye babyandika mwarabibonye dusobanurire n'abafana banyu muri rusange cyane utamiko ntago gusubiza sana kubwira yuko nako nangiye kubivuga ariko kambyihorere yewe nutamiko ntago ngusubiza rwose aho ushaka kwigira umunyamakuru utaraba karega nakubwiye ngo ariko
utaba mikoro njye ntago njyewe yimba nyifashe ahubwo gira vana nagukubita kwanza dufate tuyo no kwitemberera reka twikomereze niba ari ibyo ngibyo byawe sibyo ariko nukajya wivumbura nk'abana gakira mikoro wishimishe terega ni n'ubwambere yifasheho yego nyine rero se sibyo bawe sawa ngaho dutangariza impamvu mudakora no kuvuga ngo rero impamvu tubone sisi tudakora siko twahagaze cyangwa se uko sibindi mpamvu kuvuga ngo ushaka kugira ngo utaruka ahantu bisaba gusubira inyuma ukabanza ukitegura then ukaza ugahita ugasimbuka usimbuka ubwo namwe nicyo mwakoze ya nicyo twakoze twasubiye inyuma then turashaka kwavanza tugasimbuka ya tukava hamwe tukagira ahandi cyane ko tugeze kure kandi ibikorwa bibe nigaragaza babyigaragaza okay Jero ntiza kuri mikrofone ho gatoya none mu byukuri kugira ngo ubashe kwimvamo iyi mpano byaturutse kuki byavuye hehe ese wabitangiye ryari ese icano y'amagufuri nyayo comedy niyo watangiriyeho ukora mu byukuri bwira abafana bawe se ninde wabigukundishije muri make muri rusange ya ni byiza mu byukuri rero kugira ngo ntangire mu ibintu byo gukina comedy filime nyarwanda ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana jewe namwe mbikunze yaravutse n'ubundi nsanzwe ari ibintu nkunda mu buzima busanzwe ni ibintu namwe nkunda no ku ishuri nibyo twakoraga kenshi ntabwo hambere umuntu yabakinye ahubwo nta n'umuntu aba yarabikozeho ku ishuri cyane cyane mu magurupe atandukanye ubwo rero niko kuvuga ati reka turekura nakwinga kwa vanimwe tugakorera cyane tukayiteza imbere niyo mpamvu okay Jero kugaragara nk'umuntu utarize se ubu warasomyera ndeba wagira ngo wakuze ubagara ibisheke fa kuba ari akazi gusa jibuni ngewe nakuze ndi umuntu ukunda akazi nese akazi n'amashuri wabivanze ute ko hari ibyo bintu usanga biri ku ngora ariko ntabwo naguye ko nizi sinzabigusubiza sindagusubiza sinzi impamvu wavuze ngo ku ishuri mwakinaga ibintu by'amasinema ajya nabivuze amusori mbore kubona mumbabarire banza uzikatura tugesha akantambutsa ko sinakabura ariko je ntabwo biri hejuru cyane gusa kanamugutsa ko karahabaye yego kuri iyo mpamvu yindi wenda twavuga ku ishuri nagezeyo okay uyu rero akaba ari umwe mu bakinnyi bagize groupe ya Magufuri Nyayo Comedy bamwita Jero mu byukuri muramubona ukuntu aba ameze ni umusore ukiri muto cyane ariko niba atari ibanga tubwira imyaka ufite njye mfite imyaka myinshi cyane ufite imyaka ingana ute igikora twavukiye rimwe kigenda hamanuka gusa igikura hajya si bya bintu igikona cyagiye kiguruka mu kirere gitwara n'amasabune y'abantu cyatwara simbizi icyo biguruka mu kirere kigenda hamanuka gusa ndi kumva ukuze nk'akabuno k'isekuro cyane kuze nk'akabuno k'isekuro kabisa none se mu byukuri muri iyo myaka ufite nta muntu mukundana ufite n'uyu twari tubonye mukunda gukinana cyane uramwihakanye siko uri kumaza reka twigendera ubundi uratubaza ikibundi oya siko numva ufite umujinya wabaye ikibundi reka twigendere wangu oya nta hantu mujya reka niganiriza umusista wowe ndabona umbereye ikigarasha nta kibazo ubabuganirize kandi ubiwanyu barategereje ngo bafite umuhungu ahubwo se woroheje sikaho difite ako tubwiza ukuri wenda tube tukugarutseho akanya gatoya ubu ngubu akarere k'iwanyu ni akaho uvukamo akarere umujyi wa Kigali cyangwa iwacu ni Kigali Kigali uri kavukire ze kavukire sindi umunyarwanda se okay wana kabisa ngira ngo turacyakomeza ibiganiro byacu uyu musista nawe ndabona rwose sister none nyuma yuko no mutipa kwihakanye ugiye gukora iki hajya ngo witwa Jackie nitwa Jackie Jackie ugiye gukora iki mu byukuri nubundi ariko mu bisanzwe ntabwo twakundanaga ese ntabwo ugize n'igihunga ku mutima ra nta gihunga ntacyo mu nkorero ushaka umve ko umutima uri gutera neza akazi mukora biki twahuriye muri showbiz z'akazi ni akazi umutima we ntawo nzi ahantu uba keretse niba wenda uba hano umutima se uba mu rukweto gusa ndumva ari sawa tu ko ndeba ufite imyumvire itari myiza nawe okay none se twikomereze rata ni Jackie ninde Jackie rero nanjye hari ubufasha ariko nagura
tugiye gufata nimero zawe tuzishyira hariya muri screen sibyo umusore ugushaka urumva nako sorry umukunzi uri buze kwifuza aze kuguhamagara umuntu wagukunze njye nta mukunzi nshaka njye ndihagije muri njyewe sinzi impamvu ushaka kunyamamaza ntacyo bitwaye twikomereze nese Jackie mu by'ukuri wowe uracyari umukobwa mutoya cyane sinzi ahantu wakuye gahunda yo kugira ngo wiyumvemo ibintu byo gukina ama comedy wabikuye kuki se muri famille yanyu hari umuntu wenda waba bikurikiranye cyane ko merutse gufata n'andi makuru hanze ngo urimo urakora indirimbo se nibyo cyangwa bimeze bite tubwiza ukuri ni nk'abafana bawe bose bagukurikiranye ukuntu bimeze rero ngiye ibintu bijyanye na za sinema ni ibintu nakuze mbikunze nkakunda kubikurikirana cyane nyine bituma nanjye mbyiyumvamo cyane ku buryo nanjye ngira umuhate wo kubikora mu by'ukuri kugera kuri Magufuli Nyayo Comedy hari ahantu henshi uba waranyuze ese izo nzira wanyuzemo ntabwo zakugoye cyane ko abantu hanze ahangaha aka kazi ka comedy abantu mbese bababyeyi baba babona ko ari ibintu wenda by'uburaya uburangazi n'iki ariko mu by'ukuri abantu bafite imitekerereze nk'iyo baba babuza n'abana babo ese wabasubiza iki mu by'ukuri kugira ngo babashe guha uburenganzira mu by'ukuri rero reka njye nkubwire njye n'ubundi bino bintu nabigiyemo mama ntabwo yaranshyigikiye ariko nyine kubera ko numvaga ari ibintu nkunze njye mama nabashije no kumubwira rero mama ndeka ngenda ngerageza amahirwe kuko ntawamenya kuko nanone iyo utihaye agaciro ntutegereze ko hari umuntu uzakaguha kabisa maranira rero kwihesha agaciro tukiri aho ni iki wabwira abana b'abakobwa bari mu rungano rwawe cyangwa se baciye munsi yawe bakitinya bumva mbese ko abantu bari hano muri industry mu biki bari gukora ibintu by'amavideo bari mu bintu mbese by'uburaya nta zindi ntego nicyo wababwira ko ari akazi cyangwa wababwira ko n'ubutembere n'ukugisi n'ukwifotoza n'ukwamamara n'iki bundi n'ugupagasa dusobanure kugira ngo nabo bagire ikintu bakuramo mu byo turimo tuganira abantu badukurikiranye ikintu nababwira rero mwabakobwa mwe mu nkurikiye niba wiyumva mwiyo mpano ukaba wifitiye icyizere genda ubikore urakoze cyane nagenda bikore tukiri aho ngaho wenda tuvuge nk'urugero hari abana wenda b'abakobwa baba bashaka gukina sinema filime baba babuze nk'ahantu banyura niki wabafasha ese izi nomero iki kiganiro turaza gushyiraho inomero kugira ngo babe babikeneye babe baguhamagara cyangwa se ubayobore unabubigishe hari icyo byaba bitwaye kiretse wenda ushaka nko kungisha inama bwo nayikugira ariko nyine no kubafasha bakaba baza nko muri channel yanyu bishobotse noneho rero Jackie ubwo wabafasha bishoboka nabafasha wabafasha kabisa ariko se ubu wenda ndibaza nk'umwana w'umukobwa ukiri mutoya iyo batipe wenda ubundi bakubonye se ubabibona ute abatipe muziranye ubona bakufata ute nyine iyo muri hamwe muri club cyangwa se ahantu mwamwibereye muba bimeze bite ibyo ni ibintu bisanzwe kuko ababisobanukiwe cyangwa ababijijukiwe nabo barabibona tuba turi muri showbiz z'akazi muri showbiz kabisa Jackie urakoze cyane ku makuru duhaye gusa turakugarukaho turi kumwe n'igisore hano kiba gicecetse uhajya wowe ukina witwa nde none wagiye kumubazara banyita Janvier ngewe ndi umunyamakuru wigendera ariko izina ry'ukuri nakwita waretse nkakwita izina ukanyita izina ukanyitiriye ubwo ngubwo sha wakwita Sumbirigi ko ndebo wawiturije ubwo Sumbirigi ndari kubatije uzagira ukorana muri video zose hakuba wihisha kamera bite oya nta Sumbirigi oya ni Sumbirigi nta bya Sumbirigi iryo zina ribaho Sumbirigi ndakubatije niko nabaye ndakubatije ubwo nyise imbeba kweri ntabwo Sumbirigi ari imbeba wowe musore ubundi wowe bimeze bite bimeze neza ibintu ni wanene muri Magufuli Nyayo Comedy ariko ubundi mubayeho mute mukina video gusa murashutinga gusa ese mufite n'akandi kazi mukora ubundi byanyu mwewe bimeze bite ubundi ageze ariko by'akazi waraye ubundi urabona ukuntu bimeze
urabona ukuntu bimeze tubikora byose ari akazi turagafite tukanashutinga turagafite byose nyine tuba turi kubikurikirana. Hanyuma se kugira ngo mubashe gufata umunsi wo gushutinga mushutinga kangahe mu cyumweru no kugira ngo mukora ako kazi kanyu ubundi babye byubatse utubundi no kuvuga tubona umwanya ku cyumweru niho tubasha kubikurikirana ku cyumweru no mubikurikirana. Ariko se mu by'ukuri ndashaka kureba nk'amasene ukina kuko ndabona ucecetse cyane. Sinzi niba ubasha no kuvuga kuri sene. Mbasha kuvuga cyane. Abibasha. Ndabibasha rwose. Tukikuriho rero ariko rero mwanjijishije urukundo rwanyu ndarubonye nibereye hari hakurya murimo murajujura mu duki muri kuganira ibiki ko ndi kubona mufitanya akana ko mujisho. Ya kuri iyo kintu twebwe kuba twaganira uyu ni umukinnyi wanjye sibyo n'umukinnyi wawe ubwo ni sheri wawe ya turakinana bisanzwe kuba twaganira wese ibintu bitangaje turi muri showbiz z'akazi. None se uramutse bitunguranye mukisanga mu bintu bimeze nk'urukundo ubundi ibyo birakureba ubundi oya nababonye nabavumbuye shango rya mukuru rirazinduka ntirigira ute aya tabivuga ngo ntabirenze wapi rya mukuru ntirizinduka riba rigiye kureba aya nababonye nabavumbuye wapi ngero wapi nubwo avuga ntabirenze ariko kwe tuganira iby'akazi tuhuzwa n'akazi niko Jero ndabona ufite ntuza wenda mu by'ukuri ubu nk'abafana banyu bo kuri Magufuli Nyayo Comedy ni igiki mugiye gukora kugira ngo mubagarure muri mudu kuko mwari mwarabatereranye igihe kirekire mudakora nta gihe kirekire iyo umuntu ari gusimbuka ntabwo asimbuka igihe kirekire none se ubu kuri channel yanyu byinshi cyane tuzanye agashya noneho umugubu harimo impinduka nyinshi cyane muzanya agashya niba muzanya agashya ko numva ari gato iyo muzana ibishya se bikaba byinshi iyo bibaye byinshi bigenda nabyo biba bibi buriya niyo mpamvu ari agashya gusa ni agashya keza ni ibishya kabisa ase ubundi video mushutinga murazandika cyangwa twebwe turandika turategura fresh kabisa cyane kabisa ya ewana ndumva noneho muri mu kazi Nese ubundi kabisa ubu wenda tuganiriye nk'uno mukobwa urumva ino mpano yawe yazakugeza kuki yazakugeza hehe ushaka kugira ubundi kuyihereva Jerevo rero nshaka kugeraho mba ni hejuru mu bicu ariko mu bicu nta nubwo ari no kugasongera reka mu bicu niho nshaka kuba magaze kubona ariko ari nabyo mpaye sindaba wageze mu bicu ubwo utangiye kureba kuba ndi hejuru cyane ntago ndagera ku rwego nifuza kuba ndiho ewana kabisa buriya rero ngira ngo murakomeje kubibona abanywanyi bacu ba Magufuli Nyayo Comedy turateranya hano turi kumwe n'abasore bakora kuri Magufuli Nyayo Comedy dukomeje gukora ibiganiro twabasuye sumbaze aho bari bavuye ariko nabyo ndaje tubikomozeho turacyaganira kuko dufite umwanya wo kuganira nabo icyo nababwira rero wowe uri kureba iyi channel cyangwa se ku iyi video kora subscribe kandi share na comment birari ibintu by'ingenzi cyane kugira ngo bano basore bacu turebe ko twabageza mu ntara mvuze mu ntara cyangwa mvuze mu ntera mvuze mu ntara cyangwa mvuze mu ntara ntago mbizi abafana nibo babizi none se umbwiza ukuri ubundi waje hano wanyweye ikigage byagenze ute ko numva utari ndi kukubaza ikintu ntucyumve kuri icyo ngende n'umurokore ntabwo ariko ibindi byo kamera byawe ubundi kucyuri uri kutuneka kubundi oya ntabwo uri umurokore urimo uratuneka ntabwo uri umurokore ntabwo byumvikana ukuntu cyende umurokore umurokore ni mu mutima ntabwo umurokore ntabwo ari ku mutima bikorwa reka nkubwize ukuri njye bara n'abarokore ndabatinya bisobanuye ngo umukobwa uri hano n'umumanyura amazi rwose namwe mwabyiyumviye wowe ufite aho ushaka kumugurira agacupa rwose cyangwa se iki n'iki araje gwese nambaye utinya abarokore niyo mpamvu ituma utinya abarokore mu by'ukuri oya buriya mu buzima aho kugira ngo ukore ikintu wihisha wagikorera ku mugaragaro ariko kugira ngo abazajya baza batwihishemo kandi n'ubundi babikora ku mugaragaro ko numva mbese bitoroshyera umukobwa uvuze ngo abarokora arabatinya
ubwo icyiciro twagushyiramo ni iki? Hajya hari umuntu wigeze utwara champion yo kunywa inzoga ra? Nyibutsa Jero, hari umuntu wigeze atwara champion yo kunywa inzoga? champion kunywa inzoga barazitwara cyane. Ninde se watwaye iyo etape? Ari umugabo waba baratwaye iyo etape? Bo kuri icyo kintu njye nanizera ngo ubundi wabaza abo ngabo njye ntabwo nzinwa n'ubundi. Sister, ndi kumva tugiye kuzaguha igikombe mu badada mu kwinywera amacupa cyane, ndumva yashoboye. Ikibazo si ukunywa ngo uzimare muri butike, ahubwo ni ukunywa mu rugero. Ariko tubwize ukuri, nk'ubu koko iyo ugiye wenda tuvuga urugero nko mu kabari ukanywa ugasinda wenyine utahute, ugenda ukambakamba, ugenda wunamye, ugenda uhagaze, dusobanure mu by'ukuri n'abafana bawe bamenye ngo natangiye nkubwira ngo icyambere ni ukwihesha agaciro, cyangwa sha uzinywera agaciro nta muntu uzakaguha, nutiyubaha nutegereza kandi uzaza kukubaha. Reka rero ubwo ngubwo ndagenda nkanywa, nakumva icyaka gishize nkitahira bukewe, cyangwa se nkakazana nkakanywera mu rugo. Ubwo se mu by'ukuri ababyeyi bawe babonye uri kugotomera inzoga wayicyuye kabura uzi ugambwira uyu muntu wamukunda koko? Uso nayambona ibyo muhaye ko numva mugani wawe wanifatira waha ibyo kurya ugaha n'inzoga, ubwo zibwo ibaze kweri uyo wasanga umuntu umuhaye wo guhaha ugasanga ahubwo wayiguriye agacupa yayanywereyemo agacupa. Niba mwana agacupa reka mbabwire, njye ntabwo nubwo mwandenganya, wavukira mu rugo runywa inzoga wowe ukabura kuzinywa, nta muntu mu rugo utanywa inzoga. Ntabwo ari byo tugendera, ariko nta kintu tuvugaho uyu wamukunda umukobwa ari umukanda ari umumanyura amazi. Nese wowe nta gitekerezo ufite cyo kuba wagira? Igitekerezo mfite yenda yazajya anywa gakeya gashoboka mu rugero. Nese mbabarira umbwiza ukuri, nk'ubu ngubu uramutse ugize nk'abana sibyo, umugabo akaguhereza nk'inoti ya 5 ati jya guhaha cyaka kikwije, urumva agacupa yose akakubwira ati genda wajya kuri butike ukavaho nta gacupa unywe. Mana yanjye, ubu ngubu byeri isigaye iguri 3. Ngo kuvuga ngo nahahisha asigaye nkabanza ngakuramo agacupa. Ubwo no kuvuga bisobanuye ngo agacupa wagakuramo mbere y'uko uhaha. Nagakuramo nyine ubwo asigaye akabayo mahisha. Ego man reka wa muhungu akwanga. Uzi ko waba umwe nk'umukororombya? Uyu nguyu naho twigeze dukundana. Ntabwo ugeze nawe ukunda ubundi. Uyu nawe ukunda se ubundi. Sinzi impamvu muri kumbwira ngo umuntu wangiye se nawe ukunda ubundi. Uzi ko sha ntabwo wari kumukunda. Arega n'ikindi gihe umusheri bisanzwe arahari. Ako mufite arahari umufite? Oya ariko arahari. Mwagiye mureka kwiyemera ahubwo atanga nimero zawe hari abaguhamagare. Abashaka oya waca inbox inbox se waca harimo WhatsApp ya WhatsApp yo wanyandikiye nabirenze. Tubwire nomero zawe ubundi. Oya ushaka nimero yanjye ubundi waca munsi ya channel Magufuli Nyawe Comedy ukatera comment, mitangeraho nkasanga wateye comment ukambaza icyo ushaka, nimero yo ushaka, niba ari nimero ya Jero wayibona nta kibazo, ya WhatsApp nta kibazo, aho ngo mitanyi gukubita duciye inbox nkabigukora nta kibazo kabikora. Ewana ndabona umukobwa ariko aracyaye kabisa. Aracyaye kabisa, aracyaye. Umuntu ndi kubona ucecetse n'uno musore wowe ntabwo usangira n'abandi bimeze bite? Arabishoboye. Ambara marinete ariko neza. Uzi ko wageraho na amatoroshi. Urabona ndi kumurika. Uzi ko wageraho na amatoroshi y'intuza sha, wageraho ni igisimba cyane ijoro bacanyeho rwose. Oya urimo urarengera ntago cyaka kanyamanzwa. Ntabwo ari nka cya gisimba. Kanyamanzwa rwose. Ewana kabisa. Gusa tubabare kuba tutoteje, tubabarire kabisa, ntabwo ari sawa. Nge ndasaba imbabazi kabisa, ndasaba imbabazi nge. Bro, tugusabe imbabazi? Tugusabe imbabazi? Oya nta mutima mubi. Ntukajye uba ariko wajya umenya ikintu ugomba kuba cyo kugiharanira.
Ewana kabisa. None se basore, mu by'ukuri nka gucya wenda turi hano kuganira, turi gukora ikiganiro, twabasuye nubwo wenda tutabasanze mu rugo ngo tunicare tunaganira ibintu byinshi. Mu by'ukuri ubu byibuze nk'abafana banyu bashobora kuvuga ati bari abantu bundi video baba bafite baba barazanditse cyangwa bapfa gukina ibyo biboneye. Mu byo nayo kubwiye kare twe twakubitiraho nk'agapera kuri video wenda mwakinye we yarimo n'uyarimo yabi yasohotse cyangwa se itarasohoka, ariko ibya byiza yaba yarasohotse. Nyinshi cyane kabisa. Umenye ibyabo gusa umva nkubwire yabamemukiyeho ntiwaba baramana ntabwo turenzeho tubyoreye mwana bure umuntu amenya agahinda ke bro wasanga kandi dukomeze vana ubugamba bo mu bugamba. ndebera charge kobwa akosha waje kobwa ubonetse uko nta soni ugiraga amafaranga ganje miliyoni 10 gose buragajanye nawe ntabwo ko nakuriye amafaranga se arara mubaze yaje yabikwemerera se jewe uyu mukobwa yandiye amafaranga do yahandi yasaga niri kote jyanje reba ukuntu asigaye asa imisatsi yarateretse. Nese Jero kutadukubitiraho ari iriya y'ibisambo byo muri iyi minsi abajura bazi kuzongeza abantu muri iyi minsi tuba twarateguye mwebwe nimugereho kuri abajura b'iminsi ya ndumva iri hanze ni video sohotse vuba cyane abajura bagaye kabisa. Jero mu by'ukuri wowe nko ku giti cyawe ni iki wasaba nk'abafana bawe cyangwa ari uguhishyira nk'ubita kurimo oya ubundi ku kideba waduteye byagenze bita ahubwo wowe kandi ntabwo nabateye arashaka gutubaza ariko katukubaza ntacyo bitwaye byagenze bite ko waduteye waje yewe nabasuye nk'abakinyi bama gufura ikaritiye ni yacu ntabwo ari iwacu ndabizi ni yanyu ni yanyu ndabizi. Sasa rero kubafana kuri icyo nkusubije ntatinze mufana wacu ni umuntu ukomeye, ni umuntu w'agaciro. Yego. Hari ahantu bitangize neza uca munsi ya channel Magufuli Nyawe Comedy, nizere ko subscribe yo ni imbere na share ni imbere, byo ni imbere. Kananda hijya ukazogera kuri all notification kajya ubona notification cyangwa samenyesha y'ibintu byacu byahise bisohoka ako kanya. Ibyo kimara kubikora rero ndakeka kabisa uyo bitangize neza umanuka yafuka twandikira muri comment angana no bitemeze neza dukosore gutya. Iyo ni inkunga ya mbere ya kumufana wacu. Okay, tukira aho ngaho Jero. Mu byukuri ubu ntagiye mujya mugeramo ndamukumva ko mukeneye inkunga zirenze zo kuba umuntu yaba subscribe and share comment. Ibintu byose ntagiye kijya kigera mukumva ko mukeneye abantu nk'abo. Aje ntabwo urufasha mikoro ariko. Bo kuri icyo kintu rero kuri icyo kintu inkunga ni ku bushake bw'umuntu ntayihari nta kibazo rwose inkunga nayo nta kibazo buriya ni inkunga umuntu aba akeneye ugiye ubona hari ibintu bitagenda neza ukatwandikira ukatubwira ati rero kino kintu mugomba kugihindura mukabigenza gutya, iyo nayo yaba ari inkunga ya mbere ikomeye cyane. Yaba ari inkunga ikomeye cyane. Okay, mu byukuri ubu ngira ngo wenda twajya kuri uno muhungu tukamubaza wowe nk'abafana bawe mu byukuri, ariko wowe sa nk'umuntu uri kugukurura mu bintu nkwinjiza mu bintu utarimo. Arega watwinjiriye riga nese uyu byamutunguye cyane, ahubwo wewe watwinjiriye ngibyo wadutunguye cyane rwose. Nese ubu nabatunguye hiki wadutunguye hiki duhuriye mu nzira tugenda akubundi ko kudufatirana mutubwiza ukuri ubundi ubu mwari mugiye gusenga, mwari mugiye he? Azu umunsi se ku cyumweru. Uyu munsi ni ku cyumweru abantu baba bari kujya gusenga, abakristo bajya gusenga. Nawe se none akaba ari kwitembera. Nese wowe wari uri mu bikira? Nise uri kubona atari muri quartier nyine. Nese muri quartier nyine wari ugukora miki? Nari maze guhanagura urukweto nande gupanga ahantu ngiye gutemberera. Mbamuye nawe rero. Gusa iki? Kuri icyo ngiye ndi umuntu ukunda gusenga. Nkunda Imana n'abantu. Wowe ni wowe ukunda Imana cyangwa Imana niyo igukunda? Ngiye nkunda Imana.
nkunda imana ahubwo wowe ukunda gusa nayo irankunda oya kubera dore uko bimeze bivuga ngo wowe ukunda imana iragukunda wowe ugakunda urusengero gusa si wavuze ngo wogere gusenga ndabeshyera abasani bambeshya mubyandike muri komenti munsi y'iyo video kugira ngo tugomeze kugendana neza cyane. ngiye nkunda imana. Oya imana iragukunda wowe ugakunda urusengero. Oya nkunda imana nayo ikankunda deni nanjye nkakunda abana bayo. Hanyuma wowe abana bayo harimo n'abafana banjye cyane cyane. Katubibarize no mumanyura amazi wowe ukunda iki? Ntezundeka ngiye nk'abantu baba bavuga ngo bakunda imana urayizi wari wayibona subiza ikibazo abantu bakunda ibintu batarabona koko wowe imana urayizi imana se urayizi se nese ntabwo yakuremye none se urayizi yakuremye uhari ibyo katubyihorere ngewe waya wivuga ngo mubyihorere ndashaka subiza ikibazo akubajije imana yakuremye uhari undi imana yakuremye ute? Imana yaremye umubyeyi wanjye none se ikibazo nge nibaza mundemeramo nanjye ndavuga ikibazo nge nibaza imana urayizi uravuze ngo ukunda imana ubundi se waba wikunde wowe ukunda iyo gacupa rw'indango wakunda imana ubundi ubwo rero sinzi uravuga ngo ukunda imana ninde uzi imana muri mwebwe? nta muntu azi imana ariko kubera ako rero n'abaciye mu ijambo ndi kubona ntangiye kwayura nk'umukasi w'abatayeri sinzi ikintu cyabaye habaye komwe nta muntu ndabona wayo aya twebwe ubwo ubyukira kuri brema icyuburura cyumva nyine niyo nabyo njya gusenga urumva nyine muhe n'abana muri quartier dutembera ariko mbona ubundi se batuvanye mu muhanda tukajya muhira tukarako twagire kantu tukuramiza muvuze nibyo nese nshaka ariko gusangira nge n'uno mukobwa kubera icyo ushaka uno mukobwa se ko musangira yegora nese ko mwewe dore impamvu urumva mwewe mwigiza abarokore sibyo muvuga ko mutanywa inzoga kandi ngewe nanjye ndi kuriho ruhande ndi kwifanira uno mukobwa. Oya twebwe iwacu ntabwo tunywa ibintu by'amayoga ntabwo bihaba rwose niba uri byo birakuzanye ntabyo uri bwabone rwose nkubwire munywa ikigaye gifata mu menyo binywera ikigaye. Hanyuma musore muto wowe mu by'ukuri wowe uri umurokore wowe uri iki? Ngewe nk'ubisanzwe ngiye ntabwo ndi umurokore nywa gakeya. Ko numva nawe ubwo ushobora kuzanywa nk'umukororombya mu minsi izaza. Oya nta kunywa nk'umukororombya ugomba kunywa nyine ukikontorora ukimenya nyine ukanywa mu rugero ntabwo. Ariko hari umuntu yeretse kunyohereza ifoto y'umwe mu bakinnyi ba Magufuri arimo gukambakamba bamwitane wa mukinnyi kina witwa Kadigiri ubu ari he asigaye muhira. Hari umukinnyi utarangaha Kadigiri nawe uhari. Ako base kiguri mwara bakansorinze byagenze ute? Abenshi muri bo bamwe na bamwe bagiye bava muri groupe nyine kubera ko iyo umuntu wabona nta mwanya ari kubonera ikintu akivamo agasiga abafite umwanya karo bagisigaramo. Niyo mpamvu rero ni gutyo gahunda zimeze nako kuburangarana mikoro zanjye. Arega watangira mu muhanda kandi anga bashobora no kutugonga gake urebye nabi. Ako bakugonze. Habana tugonga urebye nabi. Nta mikino ihaba. Nta mikino ihaba. Ikarite dore hirya ngo muri iyi minsi karakara wese kwagongera kwera kwa ku muhanda batarebye hirya no hino. Wajya ugiye kwambuka umuhanda wowe bigenze. Babana nako ndi umwana kwiyica kwa ku muhanda de. Urabanza ugakebaguza gutyo ugakebaguza cyangwa. Sigaho. Ewana ariko se noneho ko ndiho marangara aba banyamarangara bo muke mushyira umutima wanyu hamwe ku gikorwa kiba cyatuzinduye niba wenda tubatunguye nabyo mujye mubyihanganira ariko biba bigomba kubaho mu buzima busanzwe. Ariko twababajije ikibazo habuze n'umuntu n'umwe ugisubiza. Mu buzima busanzwe atari ugukina filime cyangwa komedi mukora kandi kazi kahe kugira ngo umufana wawe abimenye. Je nkora akazi ka mbere gakomeye ku isi akazi ka mbere gakomeye ku isi. Gakomeye mu buhe buryo? Dusobanurira ko kazi uvuga gakomeye mu buhe buryo? Je mfite akazi gakomeye mu buryo bw'imbaraga se cyangwa gakomeye mu buryo bw'amafaranga? Ase ubundi muri muraneka bari kukureka so uriba. Ngewe cyane cyo mbwiye ko nkora akazi gakomeye ku isi. Icyambe cyose niba ibintu bikomeye uri umujurwa. Oya akazi kose ngiye ka memba.
pfa kuba gatanga Ubwo amafaranga oya cyangwa urambura sha apana kwiba cyangwa se kwica kandi kose nawe nanaguheka yuko amafaranga ariko ese ubwo mpetse waba ukoze akazi gakomeye ukuntu abantu bampetse oya njyewe ntabwo ariko kazi nkora ko guheka abantu njyewe njye ni umuhetsi njyewe nkora akazi cyane ambulance se njyewe nkora akazi gusa nyine ubutabazi bwo nabutanga bibaye ngombwa ngeze ahantu wenda habaye impanuka kubera ko njye ndi n'umukuru wari uje nako nabikora ariko mu by'ukuri njyewe nkora akazi gakomeye ku isi kutadusobanurira ku kazi wowe iturize bro wowe ukora iki ubundi njyewe akazi kose kabonetse ndagakora havuyemo ako kwiba no kwambura abantu ubundi akandi kazi kose kabonetse ndagakora kuko mba afite imbaraga ubwo bivuze ngo ubonye n'umuntu utwara amapyisi wamutwara oya ntabwo uzari tugaciringa fresh tukaganirira amahumbezi nkamwereka Nyabarongo iri hakurya mu misozi namwe muri kureba mana yanjye none mpari njyenyine ngiye kubyigaho ngiye no gutangira gushaka umukobwa dukundana ndamushaka ku ngufu cyangwa byanga cyangwa byemere ariko simba mufite ariko nari mfite sha ni igikara bukara kandi ndashaka umuntu w'inzobe inzobe ariko se ko wavuga ngo inzobe ngo ntabwo zikubura mu nzu sha ariko se ubundi hari inzu ngira ngo azayikubura nashaka azanakorope kangende ariko ndataha mubonye Ajero ukuntu abakobwa bamemukira we hari umukobwa wari waguhemukira abakobwa wowe nta makuru ufite gusa njye nawe mukuru ninde wakwiye kubaza ibyo bintu sha ariko Jero nubwo nduta njye noneho barakabije njye n'uruca abana byihorere sha byihorere we umva nkubwire jya umenya ibyawe mwana jya umenya ibyawe gusa umva nkubwire yabamemukiyeho ntiwababara mani ntabwo wabara turenzeho tubyihoreye mwana bure umuntu amenya agahinda ke bro wasanga kandi dukomeze vana ubugambo va mu bugambo ndebera cha Jacob akosha wa Jacob ubunize ko nta soni ugiraga amafaranga ganje miliyoni 10 gose buragajanye nawe ntabwo ko nayo kuri amafaranga se arara mubaze yaje yabikwemerera se jewe uyu mukobwa yandiye amafaranga do yahandi yasaga niri kote ryanje reba ukuntu asigaye asa imisatsi yarateretse amadeshereza niba ari zareshe niba ari amadesherega ariko ubundi mugendaga gute manje ibi bintu ariko ubundi umuntu amukorera iki ubungubu nge ntago naje nabyumva igihe atarambwira ngo byibuze tugende twaba twasanyira n'akabyeri ntago nari nabyumva yagasuzugura sha muri telefone sha namwe koko ubundi ubwo ngiye muri kubona nziranye namwe anisoni gusa muri kubona namenyana na za mayibo ariko we mukuzi ko nta soni ugiraga ntago uzi kera nyicuruzaga ibira ntago amafaranga kanje ntago ari wowe wagamaze uzi ko nta soni ugira nje yoba nakubashaga nta kuntu utakwita mayibobo umaze gukira nase ntago umuntu warakize di waracyukuye sha ase ubundi umuntu yamukorera ikira shaka nk'icamuma nkamuyeka amapyisi wenda shago ese we bitaga Jackie ariko Jackie ububuze n'ijana byibuze wamabyibuze namwe koko niba mukeneye ubufasha mwambwiye nkabafasha ariko mukandeka nkitambukira hanisoni umva rwose watwiriyeho sha ubu dufasha se ubundi turusha amaboko namwe koko avese utaza none se ahubwo urashaka nkongeye nagandi noneho kuri inzobe uhinduka umutuku mwebwe nsanze nta n'ikiganiro twajyana mwebwe nta nubwo nabataho umwanya wanjye ahubwo mureke nitambukira ariko ko ndeba mwikora mw'ibyo bihaza byanyu mwabaye iki
sha waje wabyihora wa muhungu ibikorwa by'inaye Kigali biba byacomye amasusa umukobwa twituniyeho bwite ahita tubwira ati kabisa ntanahatuze kandi nje yandiye miliyoni 10 zose ambwiye ko ntanahana nzi byihorere sha we ntago wowe urari utazi n'uwapfuye ubundi se nakore naho bakamwihorere kuko mubwiye byinshi amagambo menshi avamwe wicumura umuvandi kabyo katubyihorere ndebera ukuntu mumeze n'ukuri kose namwe mumeze nk'abanyweye za yose waje wanyumvira mwana kagera kamwe coho byese urabona nsa n'umuntu wanyweye sha twigendere mwana Sister, mumeze muteze? Meze neza cyane. Mumeze neza? Ego ma, uko wagira ngo nukuri ko Imana yakuremye iminsi nka 600. Imana yakuremye iminsi 100 ngahe? Oya nta biba birenze. Kumva ufite umujinya wagira ngo bakuririye umwana byagenze ute? Nta kibazo mana. Ego man. Ngaho nyibwirire. None ko ndi kumva nagukunze n'imbaraga zose si ubu tubigenze gute? Bamwumbiye iki se? Mana nagukundiye ibintu byinshi ndabona umeze nk'umwana witonda. Nkunze ko nabyize n'ubundi nge maranoje. Ego man. None si buriya ndagiraga ngo nkubaze nk'akabazo nk'akama. None ko bavuze ngo bakobwa b'inzobe ntabwo bakuburaga mu nzu nibyo koko? Byo ngibyo nababizi nkatwe subwo twabwirwa n'iki? Ego man. Ibintu nzatwe tunakoresha n'abakozi. Wa mukobwa rero ntabwo ari ukukubesha mana nakukunze pe byanyabyo. None uhura byumva utesi? Uzireka nkubwire. Kugira ngo ngiye dukundane cyangwa nemere ko nkunda byanyabyo. Turukara hepfo kamba nurangiza ugere hano. Urarumva ntabwo uri mu mbeshe? Nta kibazo rwose urukundo ndaruguha. Yego mana none ndava hano mpagaze si cyangwa ngende ntangirire pfiri ndi kuzamuka. Uhagaze utangire pfiri kamba ugere hano ndaruguha. Ibyo binaniye mu rugo umujyi wa Kigali naba ndimbwa n'ukuri kw'Imana. Mabusha wabibonye? Wabyisho ngero usubiremo. Ese ko ndawe uri kwikambakambishwa nk'inama baciye umugongo? Mabusha umugongo ni muzima ndawufite urimo. Ese ubaye umeze gutyo buka akazi kandi ko wagashobora. Ushatse kuvuga iki? Reka mba mbona uri umunebwe. Igisobanuro cy'umunebwe no gukora iki? Ni ukumwirukana mu kazi. Usubwo uri kubona nkawe koko nta rukundo nkuhaye. Mabusha ubwunkujeho none? Ahubwo tatuvuye no muri quartier. Wonyishyura amafaranga nakambakambiye kuva hano kugera harankanagaruka nkanasubirayo. Ese wankoreye iki? Oh my God. Mbona bita ugahita abaturanyi batuye we iyi saha ni yakangaye. Kuko umuntu umanga icecu kimenye igikoma wakishwa. Muri ibyo bintu rambaza kumarira iki? Gasisi kumunywesha urumbuke nk'imbaba y'umushushwe. Ntabwo mu amafaranga yanjye. Amafaranga namuraganye. Umuntu umugabo aguriza amafaranga mugenzi we mu gitondo akaza kuyamwaka. Umunani na rukokoma nayanjye cyangwa nayawe. Ndumva nayawe ariko nta burenganzira ufite bwo kuyandika aka kanya. Umva mpibyanjye cyangwa tugwe miswi wa muswa we. Ntabwo ndi mwura n'amasasu. Tegeze njye kubikuza kuri banki nze gubufuga. Utarani wagaramye agira ngo ijuru riri hafi. Utarani ngo ari kwenda umugore w'abandi. Agira ngo gupfubura ni imikino. Cyo nshaka mereza amafaranga yanjye nigende. Umva nutane yabona uzarebe ku mfizi yaso. Jesus Christ of Nazareth.
twagiruka kwibarisha ibyo uzwi nk'amari hano urabona ari kuri banki hano urakora iki hano nje kuguza amafaranga yawe aha se ni mu rugo rwawe twarwanya na munyeshuri washitse mushike kushaka kwa nyiramashati wanje atari mu rugo rwanje mu rwanda ko cyangwa rwose cyangwa bene wawe barigenda byaba kagenda bukakuronka kiri wariye nyirakurishwa n'ubwo bamwe bicumura umuvandi kabyuka tubyihorere ndebera ukuntu mumeze n'ukuri kose namwe mumeze nk'abanyweye za yose waje wanyumvira mwana kagenda kamwe coho jese urabona nsa n'umuntu wanyweye shatwe bendere mwana sister mbabara rwose mbabarira we mbabaziza kwa muganga washyano hano mu rugo rwanje mwagize indi bibazo sawa ibyo tubyo ngo none mumbwire cyabazanye mu rugo rwanje unanyibwira byibuze umbwira n'ibisekuru 50 waba ukomoka kubwira je nitwo mbona bihita bita wande mama mbona bihita gaye tutubikana ibya nk'umugaragu wa musingo wahitanye iki cyose cyitwa jiwe nitwa Magufuli Magufuli wande wase cyangwa wanyoko wa mama Magufuli na papa Magufuli utibagiwe na nyogokuru na shaye mu gishango ujya gushora inka shoboje shabana niko niki cyabazanye jewe kuguza amafaranga umugore wawe aguza amawe umugore wanjye ni banke populaire sako cyangwa kiti bank ashaka kujisha igisabo cyase ubundi uramba kabazwa isaha sariye masisi yasariye ubundi wakoraga iki ha umva nandi muri sport kujya nge mangana na bya bigabo umva numva bikuriza n'iryamiye mu cyumba karyamira inkoni matama yatahanye naswa bira bigabo bitinje hano warya muginga none se barabagawe nibone burya yego ariko urya kugagasaba kahashywe naswa ako gasaba rero umunsi papa yaje agasanga baragasagambye muzaserera nigaranye nubwo yaza agasanga baragasagambye nabirenze kuko ufite ingashyi niyo nyiri ubwato umva umwishuto y'ikintu ngira ngo imvura nizabo reka nkureke iyo maburi gukora uzabona ingaruka zabyo ari kuri gusara na vi nasira nawe natasira nawe ibyo ntago bikureba uko yinjiye ni nakazasora ubundi sasa kubona hari icyo avuze imbere yanjye kandi isubire no mu mirimo umfasha ariko ngo ari kujyana imisambo cyane ku buryo ugiye kubibona kandi je nanje kwifatira kuri bwombe na nyoko ahanga ni ku gisimenti cya mu migina mu migina ariko hari agacupa umuntu wese yasogongeraho gasogongera gaswere kasuzana gusogota agahini ko mu masusu ahanga gasogongera ni mu kabari wa Besire mu kabari ariko nanje gusogongera kuri icyaba cyiza nuko nagusogota ari wa musogota ibeshye umusogote musonga igisambo cyo mu rubavu uramusogota uramaye kugura inoryi wa gicucu igicucu ni mukuru yawe Yesu Kristo gushakarwa ni misangene yari yakati umva ni igikimari gikende kidakima ngo mu gukeba happiness gusa ngende umwe ku mubumbo uzaba aho mbibumbo mu ibumbo ry'imbara ngiye gukuramo amaso usigara ubiwe wigendera ariko ko iri hakurya bubatse amataje
abandi bana bahinga mu gishanga bagahingamo ibigori. None se ubu jewera ubu nzabaho gute? Mugani ni n'ikibazo ariko sinibaza ukuntu ibi bintu bibaho. Nk'aha hantu nicaye hari ubusitani bwiza, ubu ngubu iyo nza kugira umukunzi nayo buhamuzane tugaciringa fresh tukaganirira amahumbezi nkamwereka Nyabarongo iri hakurya mu misozi namwe muri kureba. Mana yanjye none mpari njyenyine ngiye kubyigaho, ngiye no gutangira gushaka umukobwa dukundana, ndamushaka ku ngufu cyangwa byanga cyangwa byemere, ariko simba mufite ariko nari mfite sha ni igikara bukara kandi ndashaka umuntu w'inzobe. Inzobe ariko se ko wavuga ngo inzobe ngo ntabwo zikubura mu nzu sha, ariko se ubundi hari inzu ngira ngo azayikubura nashaka azanakoropa kangende, ariko ndataha mubonye. Ajero ukuntu abakobwa bamemukira, we hari umukobwa wari waguhemukira? Abakobwa wowe nta makuru ufite, gusa njye nawe mukuru ninde wakwiye kubaza ibyo bintu sha, ariko Jero nubwo nduta njye noneho barakabije, njye n'uruca abana. byihorere sha, byihorere we umva nkubwire, jya umenya ibyawe mwana, jya umenya ibyawe. Gusa ngo hongo ukora akazi gakomeye ku isi, uroba ingona se, uroba iki? Uroba imbogo, ufata imbogo wica intare, ukora iki? ya ni nayo nayicare gapfa kuba ari akazi cyane ngo nayo nta musevire arega wenda kumubona wenda ni gatonya, ariko buriya ni ntare nshobora kuyifata kubeshya akagabo gafite size imeze gutya kandi ko kagezweho bahita ntacyo gatwara. Ariko rero ndabona mwambaye neza no ku nkweto. Mama wabibonye nawe? Mwambaye neza kabisa yewana. Kabisa ndabona ibintu ari bizura, ariko mugerageze mutwereke ibintu bishya kuri Magufuli Nyayo Comedy. Sibyo? Ya ibintu byo birahari kandi birahari byinshi cyane ya biribujya mwebwe nimugireho kuri Magufuli Nyayo Comedy yamurata mu byibonera. Ariko wenda dushaka kuvuga ngo iki, ariko icyo kibazo buriya nzakisubiza, nzakibabaza ubutahana. Nta kibazo wagitubaza cyane. Ariko ubundi muba hamwe abantu bakinyi ba Magufuli Nyayo Comedy mu ahantu hamwe cyangwa ubundi? Ya tuba hamwe twe nk'ubusanzwe, twe tuba hamwe. Cyangwa umwe yo mutashye umwe tahukwe mugahura ku munsi wa shuri? Twe tuba hamwe, ikarita yacu ni iyi ngiyi. Ya okay, ndumva bya bintu ari ingenzi kabisa, mwarakoze kandi mwageze kuraho abantu bashaka kugera, ariko ntabwo biba byoroshye. Ariko kuri mwe muracyatangira, ni urugamba rutoroshye, ibintu byo gukora amavideyo, abafana, ibiki n'ibiki, usanga nyine harimo intera ndende. Mugomba kugerageza mukagira gute mukabibyaza iki umusaruro. Nyine dishi urabona umuntu abakiri mu ntangiriro biba bigoye. Mwere kwifata nk'abantu bagezeyo muri kuri etape ya mbere. turacyatera intambwe ya mbere, mpamvu turigisimbuka n'imikoki myinshi cyane, turacyasimba tugasimbuka. Gusa nyine noneho twasimbutse dusimbutse, tugiye kuba ibyo mukeneye wana, hagiye mva ntabwo gushya oya, hagiye gukongoka, nako gushya byo wapi, gushya byararangiye, ahubwo hagiye gukongoka. Ubwo ntazigera hazima, hagiye gukongoka. Okay, ntabwo hazima kubera ko twasubiye inyuma. Mwumvishe muvuga ngo turi muri quartier zanyu ibiki n'ibiki, ariko ndashaka mu ntembereze quartier zanyu. Ni itegeko se? Ni itegeko. Ariko byanaba ni itegeko, wanakanga nkagucangamo iki? Arega ni izacu ntabwo ari izanyu, sibyo? Kubera iki wumva ko ari izanyu zitaba izacu? Gusa nyine nta kibazo twagutembeza, ariko ntabwo ugera mu rugo kubera ko nta nzoga tugira twebwe. Ibintu by'ibisindisha wapi, akora akaji ko nagakoze karahari, nta kibazo. Iby'ibigage wapi, yakoze iby'ibigage wapi, duha amakuru neza ngo afite n'iki ibigage wapi, ntabwo ngera mbese se ubwe ko ari umurokore. Katero wamugana ibyo byinyo byawe ko nta bibwage birimo. Ampaye abasore baranga barashekeje mu by'ukuri, ngira ngo
twagenda mukajya kunyereka muri karitsiye z'iwanyu n'abafana ariko bakanahabona nabo hari icyo bitwaye se tukajya kuhakwereka jero hari icyo bitwaye ariko ntabwo tukugeza mu rugo ariko ubundi umuntu muramujyana he ariko se wagira reka ariko kugira ntareba tugere nta kibazo nk'ubwo umutima ufite uwukura he ako muhabona no muri karitsiye da nziza kabisa nawe uba uri kubibona kabisa ahantu ni heza ukase gutya ego man amuka uzi ko mugiye ku ahantu heza hakoretse ibiki ariko se noneho yewega we none se jero mu by'ukuri wenda twaganira ibintu byinshi ariko nibagirwa kukubaza ikintu kimwe cy'ingenzi ubu ngubu ujya ugira gutya ahantu uvuka ukajya kubasura mvuka mvuka mu Rwanda nyine kuvuka mu Rwanda hanze igihugu se so ufite akarere se nyine ubuvukamo ukajya gusura iwanyu karahari ababyeyi isura bafite ndabafite urabasura se cyangwa muvugana kuri za telefoni gusa ndabasura ubusero ukabe byari tubwiza ukuri ushaka kuvuga mu rugo se nesahari ni he nesahano ni iwanyu ni mu karere kacu ariko akahe karere kanyuze rega ikoranabuhanga ryaraje akarere kuvuga ngo akarere ni iki si ni mu gihugu njyemba mu turere two mu gihugu nyine akarere basa ko mu gihugu se mbaza uyoboye yuko ikoranabuhanga ryaje nese iryo koranabuhanga rikuzanira nyoko nasiko hafi aha ngaho dusigaye tuvugana kuri video call bigakunda video call ubwo video call bihuriye koko nese si tuba tureba fotokopi ugafata n'irangamuntu nzi mukabigereranya wo none se iyo ugeze kuri polisi ukabereka fotokopi si bakwiye kukitambukira ntabwo bibaho uratambuka ntabwo bibaho saba duka tubyihorere nta muntu ufite ababyeyi ba fotokopi sibyo twebwe dufite ababyeyi icyo kirahagije ubundi se wajya ninjye wabazaga yewe icya mbere ni uko ngiye mbasura sibyo kuba mbasura ni uko ndi mu Rwanda dukomeze twigendere wasura ababyeyi muturanye ariko guturana n'ababyeyi nibyo bituma utabasura mwagiye mumenya agaciro k'ababyeyi banyu hoya iyo usohotse mugakubitana yenda ugiye nko mu kazi ukamusuhuza ukamuha mwaramutse umenye ko nta kibazo afite nta kundi kumusura kurenza uko kandi uba wabonye ko ari muzima ibyanya ariko nzajya ngenda mbimenya gake gake uyu munsi mwampishe n'ejo bundi mwampishe ariko ejo yaho nzaza kandi nzabavumbura mwese tugende mutanyima n'amazi kubera ibibazo nibuze kugenda mbabaza ese urashaka amazi nese ubu twakubwiye yuko ubu ngubu nyine turi kugutembereza karitsiye na karitsiye zanyu kugenda ureba hiye hose karitsiye zanyu ndi kuzibona uri kuzibona rero ni ukugutembereza gusa ariko ntabwo tukugeza mu rugo uzaze wabiteguye ubu ngubu ntabwo twari twateguye yuko turi buhurire hehe hano muri karitsiye zacu no kuyigutemberezamo gusa ariko ntabwo tugerana mu rugo ko numva muri abasitari bafite umutima mwiza hoya ni uko nguko nyine biba bigombye kugenda nese ubu data we ariko nababwiye ko nzabavumbura murakundana mwe murakundana murakundana none ibintu muba murigiye murimo n'ibiki n'ubundi y'abavandimwe bari gutemberana baba bakundana ntabwo baba bangana ariko byibuze mugerageze munanyereke naho muba nko ku muryango gusa honyine hari icyo bitwaye ubutaha ahubwo ntuza tuzakwereka ku muryango iyo dutatu nakwinjiza no mu nzu ahubwo mu nzu ndashaka kujyamo wicare dusangire ntabwo ngenda nagiyemo nta kibazo turagwa kacyayi nta kibazo kacyayi konyine se nta yakose ko nkunda igikomara mugabo akunda igikomara ntabwo nkunda igikoma ntabwo wumva igikomye kabisa nyamara wowe wivugishwa gutya ngo abagabo bari abakera igikoma nicyo kiba gifite intungamubiri bose wabyaye k'igikoma kimwe abagore babyaye ntabwo ari ngombwa kugira ngo ngewe mbyare wapi n'umuntu utabyanywa igikoma kandi akakinywa ku isuku neza ko twumva ukunda igikoma wa mugabo ngewe nkunda igikoma dore umuntu hamwe mwarakibuze igikoma wakinyweyemo iki gituma ugikunda cyane ibyanyu rwose namwe ntabwo ibyanyu kabisa ewana ibyanyu ntabwo byoroshye tugiye kugera muri karitsiye aho tubara ndashaka ahantu mutaha gusa nyine kuri icyo kintu ntudusaba inzoga ntagire ngo isegura hakiri kare ntudusaba inzoga nawe nta gacupa ufite uri buze kunyihera hora
keretse nushaka ko musohokana. urumva ufite gahunda? Nta kibazo kabisa. Nisigamye ariko Iyo urenze uburenze. N'ubu nayo wanase. nabonye maherena ni kiriwa nzenze wagira ni igisiga cy'amababa wakubise ku gutwi. ariko nawe ndabona uri umusitari. ndabona uri umusitari kabisa. Ntabwo byabura. Musangiye ntabwo njye nambara ibyo bintu. Ese ibi bintu bigutwaye iki? Twebwe ntabwo bari sawa cyane. Ntabwo bari sawa cyane. Ntabwo bari sawa. Okay none se ndabona amasaha yegereye amasahane, ndabona tumutugejeje iwanyu, ariko ubu uyu munsi nta gahunda mfite yo kwinjira iwanyu cyane ko namwe mwari mwabinyangiye, ariko ikigaragara cyo nuko nzaza nkabasura kandi ku gihe kandi neza, tukaganira noneho turi no mu rugo iwanyu. Nizera ariko ko mugiye kugomeza gukora cyane kuri channel yanyu. Hanyuma niki wabwira abafana bawe muri rusange, ijambo rimwe tugasoza? Abafana banjye icyo nababwira yuko tugiye gukora cyane, tugakorana umwete n'umurava, kandi nabo bagakomeza kudufasha badukurikirana, bagakunda ibyo tugiye gukora. Nicyo kintu cya mbere. Niba hari aho babona twakoze nabi batubwira ati nyamara mwari kubigenza gutya. Nkuko mubyumva ni abasore bo kuri Magufuli Nyawe Comedy. Murabona ko tushoje ikiganiro twari twagiranye nabo. Reka mbabwire ngo ndise mu cyo mu gitaramo Intwari kugamenyera gutabara kwa Gapfizi twataramye ndi mu Ecegera mu Rutare Gakindura. Naho butaha mukore subscribe.